amabyi yumiye mu kibuno wabanje ukiga ugashaka guha abandi. Hari inkunga nigeze nkwaka, kereka ngufashe nkagushikira. Zekereka nkubwiza ukuri, wamenyereye nkaho wamenyereye nyoko wakonyeje, kuko ningufata nzasubira muri gereza. Aka kanya tuvugana uwo nibishaka Theogene nibishaka Theogene Imana iramuciye. Ntabwo ari umuhanuzi w'Uwiteka, ntabwo ariko bimeze. Natagarukiraho kandi vuba bidatinze urupfu tayari ku buzima bwe. Ya Pastor Karame, ikigaragara cyo nyine ugarutse ko ari abantu bakuyiyaga amashyari ugasiba umuntu utangiye guhanura ejo bundi bigenze gutya na gutya, sibyo? So reka noneho tuganire, twinjire noneho ku buhanuzi bw'iki gihe. Ubuhanuzi bw'iki gihe navuga ko burimo ibibazo byinshi. Mbere y'ikiganiro sinzi n'umva ikiganiro, hari wumvishe ikiganiro numvaga, ni ikiganiro uwo bita Ezekiel aho yarari gutukwa bikomeye n'uwo bita Nibishaka. Ejo bundi byagaragaye ko arwaye. Wenda icyo ngicyo turaza kukigarukaho gato. Reka tubanze duhere ko bita Tisiye. Ko bita Tisiye uramuzi? Tisiye ntago muzi. Ni umuhanuzi Tisiye, reka mwereke kugira ngo mumenye neza. Ni umuhanuzi wigeze kuvuga ngo arumva arimo akamukwereka. Mushakira ahantu hari abarwayi, nimba ari wapfuye ndumva ndavuta ndimo ndumva namuzu. Ibi ntago ari ubuhanuzi, nyibibona mpita mbihinyura impamvu. Nago umuntu w'Imana yiyamamaza, Imana iramwamamaza. Nta muntu w'Imana uvuga ngo bamushakira hari abarwayi, ngo bamushakira hari ibibazo. Nawe ubwe aho yarahagaze ibibazo byari bihazengurutse. Yego se. Ninde yaba yaraheshereje umugisha aho yarahagaze ari no kuvugira ibyo ngibyo. Ikindi nta muntu uvuga ngo ngewe ngo nabiriya wenda reka ndeke kuvuga ngo Imana imbabarire nagusobanuriraga kuko wari ubimbajije. Yego. Ariko nta muntu uvuga ngo ngewe ngo ndumva ngo ndiho ngo amavuta ngo yo gukiza ibirema, ngo yo gukiza abasazi, ngo yo kugira gute. Ibyo bintu nta muntu ubivuga. Uza abasazi bari muri uyu mujyi jya Nyabugogo cyangwa ujye mu mujyi, urambika ikiganza ku musazi umwe wonyine ibisazi bimuvemo. I Burayi bararara bambe witwa nde wowe? Njyewe nitwa Jesus. Genda ukoze ikiganza ku musazi umwe wo mu mujyi cyangwa Nyabugogo, ubundi nurangiza wicecekere. Ibi bintu birarara bigeze i Burayi ku migabane 5 igize isi. Byarara bimenyekanye yuko uwagize ute uriho amavuta yo gukiza abasazi. Yego. Oya, ntabwo umuntu uriho amavuta yo gukiza yo kuzura abapfuye. Oya, reka nkubwire, ibi bintu ntago ari ikimene cy'inyanya bajya kubunza ku gasozi. Ntabwo ariko bimeze. Bantu b'Imana basobanukirwe. Ndibaza uyu murongo turi kuvugiraho ibi bintu ukurikiranwaho n'abasitari benshi. Yego yego. Unamamagara narinzi yuko ari ikiganiro ushaka kunyuza kuri Big Town. Ariko n'uyu murongo nizere ko ukurikiranwaho n'abasitari benshi. Yego. Reka mbabwire bantu b'Imana, baba ari abasilamu mudukurikiye, baba ari abantu batandukanye mudukurikiye, reka mbabwire iki? Reka mbabwire ngo ni ukuri ko Imana yamamagaye. Nago waba uriho amavuta yo kuzura abantu bapfuye ngo ujye kuri YouTube kwiyamamaza ngo ngewe ngo mundangire ngo hari abantu hari abantu bapfuye. Yesu w'i Nazareti, ubwo uzuri hayo mavuta baguhamagara no muri Amerika bakaguhamagara, baguhamagara ahubwo se wajya nta nubwo wajya no mwijoro ni waje uryama. Reka nkubwire, yego, ntabwo ibintu by'agaciro babibunza. Oya, izo mbaraga zibasha gukora ibyo ngibyo, imbaraga zizura abapfuye, imbaraga zikiza abasazi, imbaraga zikiza kanseri, ntago ziba zikiri ku rwego rwo kuzibunza ngo ngewe ngo ibi n'ibi. Oya, ibyo biba bigeze ku rwego rwo kwivugira utiriwe ubumbura n'iminwa ngo uravuga. Yego. Yes. Okay. Uyu mugabo rero nkweretse ari mu bitaro amerewe nabi, aho abantu bari kumutabariza
cyane ko uwo bita Karosi, umuhanuzi Karosi yahanuye ko uyu mugabo nawe agiye gupfa. ibyo by'ubuhanuzi bamuhanuriye ko agiye gupfa, ibyo ngibyo bya Ezekiyeli, ibyo bigendanye n'ibyo bamuhanuriye nta kintu nabivugaho kuko nta kintu mbiziho. Nta kintu biziho. Yego. Nuko nyine urumva njye nari mbikubajijeho kuko urumva nari narabonye buno buhanuzi bwumva ngo rifite amaraso, arumva ariho amavuta yo kuba yazura umuntu, ibintu nk'ibyo. Ntabwo ayo ngayo ari amavuta babunza ku isoko, ayo ngayo ni amavuta yikorera utiriwe unabumbura iminwa ngo uravuga ibintu byinshi. Yego. Yes. Yego. Hano hanze rero ntabwo ndi bubure kukubaza rwose, uranyihanganira. Ngiye burangira utubazo twinshi buriyo nahuye n'umuntu, cyane cyane ni ubwa mbere duhuye nkaho muvuga butumwa mukozi w'Imana. Hano hanze hari intambara y'abakozi b'Imana, aho umwe arimo araza akavuga ati runaka arabeshya, uriya ntabwo ari umuhanuzi wa nyawe. Hari ikiganiro mbonye mu kanya kirambabaza, ni ikiganiro cy'uwo bita n'ubone yamaje kumukubwira n'uwo bita Ezekiyeli yasohoye, arimo aratukwa bikomeye n'undi muhanuzi bita Nibishaka Theogene sinzi nimba umuzi. Ni umuhanuzi wigeze guhanura avuga ko Nyabugogo ngo hagiye guhinduka inkambi, araza arahanura. Uwo bita Ezekiyeli we n'uwahanuye avuga ko uwo bita Yago, avuga ko Yago byari bumumereye nabi, ariko Imana igiye kumuhindurira ubuzima. Uwo Ezekiyeli nyine bikaza kuba byabo. So reka rero mwumvishe umbwire nk'aba bahanuzi babiri kwa batukana bigeze aha ngaho, umbwire uko byumva n'icyo bivugaho. Wambwawe naragutabaje jewe, wamurizo we amabyi yumiye mu kibuno, wabanje ukiga ugashaka guha abandi. Hari inkunga nigeze nkwaka, kereka ngufashe nkagushikira, ariko Imana izakunshira mu biganza umunsi umwe. Anytime kanza nkwereka ibyo ngukorera, none ninjye wakoroye. Icyo nkubwiye sinzakubabarira, mbiguteguje kare, sinzigera nkubabarira kandi uzabyicuza. Niba ngututse ndamaze, ongera ujye kundega, irukanka uzinduka ujye gutanga ikirego. Ezekiyeli reka nkubwize ukuri, wamenyereye nkaho wamenyereye nyoko wakonyeje. Kuri ino nshuro uzasenga Imana, tujye tubisikana, tujye duhora tubisikana, aba ari cyo ujya usengera, kuko ningufata nzasubira muri gereza. Ubwize ukuri wambwawe, ubuzima bwanjye ndakwiyamye, n'undi munsi ubuzima bwanjye sindarongora nyoko, sindarongora umugore wawe, nuramfatira kuri mushiki wawe. nk'ibi bintu nibyo kunyangiriza mu mutwe, nta n'ikintu byamfasha. Ariko nibyo abahanuzi ni abakozi b'Imana babiri bari guterana amagambo. Ni abakozi b'Imana, ntabwo ari abakozi b'Imana. Ni ukuvuga Ezekiyeli se ntabwo ari umukozi w'Imana, kandi aho uhora uvuga ngo ni umukozi w'Imana. Reka nkubwire na Ezekiyeli anyumve neza, n'undi muntu wese waba utari Ezekiyeli anyumve neza. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ntabwo Imana bayirwanirira. Umuntu nimba ageze ku rwego rwo kuvuganiraho kuri telefone arimo atukana nk'uko wabyumvaga, ntabwo aba akiri ku rwego rw'uko ari umuhungu w'Imana. Oya rwose, nta n'isano aba afitanye n'Imana. Ni ukuvuga ngo aba yataye ubumuntu bwo mu bumana. Kubera iki? Ijambo riravuga ngo muri umunyu w'isi, ngo ese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Haleluya. Rero bishatse kuvuga iki? Ahubwo ijambo ryo riravuga ngo iyo umunyu wakayutse, ngo nta kindi uba ukimaze uretse kuwukandagira. Rero mwene data se cyangwa umuntu witirirwaga izina ry'Uwiteka Imana, iyo ageze ku rwego rwo kubumburira umunwa gutukana, ntabwo aba akiri mwene data, ntabwo aba akiri umuntu w'Imana. None se niyo waba utizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uwo muntu wumvisha nk'amagambo nk'aya ari kumuturukamo, wakumva yuko ari umuhungu w'Imana? Wakumva ko ari umuntu ufitanye isano n'Imana? Ariko hano hanze tubafata nk'abahanuzi, kuko araza akaduhanurira
akakora ikiganiro, Ezekiel akaza agakora ikiganiro akavuga ati imeze gutya na gutya, akatubwira ijambo ry'Imana kandi ukumva koko ni umuntu usobanutse, ndetse none bishaka nawe akaza waba ari guhana ukumva ari kuvuga ibintu bisobanutse biri ku murongo. Ubu koko bizatuma tubasha kuba twakizera abahanuzi koko. aka kanya tuvugana uwo nibishaka Theogene nibishaka Theogene Imana iramuciye, ntabwo ari umuhanuzi w'Uwiteka, ntabwo ariko bimeze, kandi natagarukira aho ngaho vuba bidatinze ariho iki, ariho umwuka wo gukenyuka. Uwo nguwo nibishaka Theogene Imana iramuciye, ahereye aka kanya si umuhanuzi. Ikindi kintu natagarukira aho ngaho, reka nkoresha ayo magambo ngo natagarukiraho, natagarukiraho kandi vuba bidatinze urupfu tayari ku buzima bwe. Ibi bintu biraza guhurira hehe? Nuko we ubwe nawe yivugiye mu minsi yashize ati bashatse kwica abantu batatu. Ubu ngo nibishaka Theogene hari kwica nge Dorimbogo, hari kwica Dorimbogo cyangwa bakica we ndetse na Dr Nsabi. Ubwo ahantu byaba bihuriye. Ibyo bintu nta hantu bihuriye, kuko nza no mu kiganiro ntabwo nibazaga yuko uri buze kumbaza kuwo nibishaka, nta nubwo nibazaga kuri buze kumbaza kuri Ezekiel. Numvaga abo bantu utari buze kubambaza. Ubwo no ngo nibishaka n'ushaka nk'ushaka kugusha Ezekiel. Oya, ibyo kugusha ntabwo ari byo mvuze. Abantu batwumve neza badukurikiranye. Ibintu mvuze nibyo mbwiwe, nibyo mbonye. Ibyo kugusha, ibyo kutagushanya ntabwo ari byo mvuze. Yego. Nibishaka naza kubona kino kiganiro akakwataka nabi cyane bitewe nuko nawe ari buze gukurikiza. Urumva we ubwe arabizi neza ko ari wowe wahanuye urupfu rwa Dorimbogo, akaba yaranabivuze mu kiganiro. Ibaza aka kana naza kubona ikiganiro none akabona wowe nanone ugarutse kuvuga ngo ariho umwuka wo gukenyuka. Abantu so bavuga ngo ni wowe n'ubundi bano bantu batanga. Oya. Ibyo bintu nta hantu bihuriye. Nta hantu bihuriye nta na hake. Yego. Ariko nanone numvaga twafata n'umwanya, yego nibishaka ari mu makosa, ariko we yaravuze ati Ezekiel amugendaho. Uwo bita Ezekiel impamvu ngo amugendaho, hari ikiganiro ejo bundi nakoranye na Ezekiel kuri channel yanjye, twaraganiriye nekeza ko ari nacyo kintu bapfuye, ari impamvu batangiye gutukana gutyo. Twaganiriye ndi kubaza Ezekiel, ndi kumubaza ku burwayi bwa nibishaka, ariko Ezekiel aho kugira ngo abe umuntu mwiza, umukozi w'Imana nyine asengere nibishaka, anavuga ati anasabire nibishaka gukira, ahubwo avuga ati uriya ni Frank yarirwajije. Anavuga ko kuko nyine ngo nibishaka afite ikibazo cy'uko muri iyi minsi ararwaye, afite ibibyimba bigera kuri 6 ku gitsina, igitsina cye ngo kirenda kuvaho. None aravuga ati ibyo by'ibibyimba nabyo nzi, ibyo byo no kuba narwaye ibyo nabyo nzi, ibyo bintu by'ibiganiro bakoze nabyo nzi, ibyo mbivuze maze kumva ayo magambo yo gutukana kwabo warunshyize imbere. Urebye binafitanye isano wa mugani ni nka kwa kundi Feredawusi yazanyemo Dorimbogo ati Dorimbogo ko ari gutukana gutya na gutya. N'uwo nguwo mbonye iki? Mbonye natagarukira aho ngaho, aho ngaho agereye. Araciwe. Icya mbere si umuhanuzi, icya kabiri ni iki? Icya kabiri atagarukiye aho ngaho nawe urupfu tayari ku buzima bwe. Ubwo ngubwo bumvishe, nanjye numvishe ibyo nashaka kumva, nanjye nabyumvishe, kuko urumva nari mfite byinshi ndi kubyibazaho, kuko mangiri ubuntu bwo guhura n'umuhanuzi cyangwa umukozi w'Imana. Reka nako kwita umuhanuzi, reka mwita umukozi w'Imana. Ntabwo ngewe ndi umukozi, ndi umwana w'Imana. Mbamuye n'umwana w'Imana. Yes. Okay, iyo muye n'umwana w'Imana nyine urumva ntabwo byari nakubura kukubaza, kuko mumita nibaza se kuba ndi kumwe nawe kandi ari abo mwita uko mukora akazi kamwe, babayeho ubuzima bwo kwiga baterana amagambo, ngari kubwira ikintu nakubwira, numvaga nshaka kumva kote yawe, sibyo? Ariko nanone hano hanze dufite umupasiteri bita Pastor Claude. Ni umupasiteri navuga ko abangamiye abantu bose, ariko
usanga no muri comment z'abantu bose bamwanga. Impamvu bamwanga ni iyihe rero? Bati Pastor Claude wowe uraza ukarwanya abantu. Urumva Pastor Claude yaba ku rupfu rwa Vava yaraje aravuga ngo arirwaza ngo ntago arwaye ibintu nk'ibyo, sibyo? Pastor Claude rero abantu benshi usanga bamurwanya bitewe n'uburyo ayactingamo. Ese wowe Pastor Claude ujya umukurikirana? oya Ntabwo ujya umukurikirana? oya njye ntago nkunda biriya bintu no kubijyaho rega byo kuvuga ngo hari ibyo ndi gukurikiranaho ku ma YouTube, ntago mbibonera umwanya pe. Yego. Wamukwerekaho gatoya se wenda ukareba nimba wenda umuzi. Reka mukwerekaho gatoya ndakeka kanzeyo ku Ikaze TV ndabona ntago nabura ikiganiro cyiwe. Ndetse kanzeyo mukwereke. Dore ngo kanzeyo reka ndebe ikindi kiganiro yakoze kitari kino. Namfasha. Pastor Claude dore ngo hano ari gukora ku kiganiro cyo bita Rwema avuga ko bamufunze, ariko reka dukore kino ari cyo nkore. Ndabona ntago ndi kubona ikiganiro cye hafi no ndi kukibura ikiganiro cye, ariko reka nze ndebe, reka nzamuke, ndi kuzamuka nyishaka ndebe icyo ngoye. ashobora kuba nibyo dore imbogo ararwaye, twese twemezaga ko arwaye mu bitaro twarabyemezaga. Hari n'akavideo nabonye abantu bifashishije ngo navuze ngo arinihisha ngo akinihisha ngo nijoro bakagira ibyo turaza kubiganiraho neza kubera ko abantu benshi ntabwo bari no kubivugaho rumwe. Manza wumve ibyo nta kibazo, jewe nawe ntabwo njya mbakurikirana, ntabwo ngewe rega zicano sinkunze kuzijyaho. Nagira ngo wenda ujye umukurikirana wenda. Oya. Okay. Nta kibazo noneho. Numa rero twagana ku musozo, bimwe muri ibyo nari nateganyije kukubaza ni ibyo ngibyo ari kuri Titiye wenda wabitubwiyeho wenda uburyo yitwaragamo, sibyo? Ariko nanone tugarutse kuri Titiye uwo bita Karosi, nyine kumva ko umuhanuzi ashobora kuza akavuga ati kuko yabonye ko uhanura kuri runaka kuri Doyembogo nakahita avuga ati ngo n'uyu nawe ngo agiye gupfa. Ntekereza ko nabyo atari ibintu byiza wenda ari kuba yavuze, sibyo? Tugana ku musozo rero w'ikiganiro cyacu, hari abantu bakubonye hano bwa mbere ariko bifuza ko wenda hari ikintu wabagezaho, navuga nk'isomo ry'umunsi cyangwa se n'ijambo ry'umunsi. Okay. Ijambo ni ryiza buriya. Namaze kubona n'abasilamu, reka mvuge ngo Imana ibiteho. Namaze kubona n'abasilamu hari igihe muba muri kujya impaka agafata n'iyi Bibiliya akakubwira ati ahangaha ntabwo ubona ko handitse gutya na gutya. Buriya Bibiliya ni ikintu abantu benshi bararikoresha ijambo. Rero reka data kwishimire, ntabwo twasosa tudakoresheje ijambo. Reka dukoreshe iri jambo riboneka. Riboneka mu rwandiko rw'Abaroma igice cyaho cya mbere. Turaza kuba dusoma umurongo waho byibura umwe wonyine. Igice ni icya mbere cyo mu rwandiko rw'Abaroma. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice ni icya mbere. Turaza kuba dusoma umurongo waho wa 16 wonyine. Biri mu ruhe rwego? Reka mbabwire ngo bakundwa mwebwe mudukurikiye, iri jambo titirese cyangwa narihaye inyito ivuga ngo ubutumwa bwiza ntabwo bukoze isoni. Kubera iki? Kubera uwabugutumye uwo ari we. Rero ubutumwa bwiza ntabwo bukoze isoni koko. Ijambo riravuze ngo ku murongo wa 16 ngo erega ubutumwa bwiza nibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Bishatse kuvuga iki? Ubutumwa bwiza ntago bunkoza isoni, kandi nawe mu gihe cyose uzaba wumva ufite ubutumwa bwiza muri wowe,
ujye wumva ko budakwiriye kugukoza isoni. Igihe cyose uzaba ufite amagambo ushobora kuvuga kandi uzongera ugasubiramo, ujye wumva neza yuko ayo magambo atari ayo kugukoza isoni. Izina ry'Uwiteka Imana ryubahwe kandi izina ry'Uwiteka Imana rirushirizeho gushyirwa hejuru. Navuga kandi ngo aya magambo n'abahanuzi bamere nk'aho bayakomereramo kandi bayakomerezemo. Nimba mufite ubutumwa bwiza abahanuzi ntibubakoze isoni. Kubera iki? Kubera ko ubutumwa bwiza ntabwo bukoze isoni. Mwebwe mudukurikiye mushobore no kujya ku butumwa bwiza ku isi, niho njya ngira gute, niho nambukiriza ivuga butumwa ku rwego rw'isi. Ni nayo mpamvu nzanye ijambo rivuga ngo ubutumwa bwiza ntabwo bunkoza isoni, ubutumwa bwiza ntabwo bukoze isoni bakundwa. Niyo mpamvu nanavuze iki. Reka ibi bintu mere nk'ubisubiraho ho gakeya dusoza. Yego. Harya wambwiye witwa? Nitwa Jesus. Okay, Jesus. Mu biganiro nakoreye ku iyobokamana nashyizemo ijambo rivuga ngo bari abahanuzi bajyaga kwa perezida Paul Kagame, akaza kujya biruka, akaza kubabwira ngo nibazagaruke. Naravuze ni buriya perezida wacu aba afite iyerekwa. Kubera iki? Bari abantu ubutumwa bamushyiraga iyo buza kuba ari ubutumwa bwaturutse ku Uwiteka Imana, ntabwo yari kubabuza kujyayo ngo bareke kujyayo, ahubwo bari buzindukireyo kare kare. Ariko kubera ko yabirebaga akabona atari umugambi w'Imana ku buzima bwe, nabo yabibabwira ndetse bagahita bavuga bati reka ntabwo tuzahasubira. Bishatse kuvuga iki? Ntabwo ubutumwa bamushyiraga bwabaga ari ubutumwa bwiza. Kuko ijambo ritubwiye iki? Ijambo ritubwiye ko ubutumwa bwiza budakoze isoni. Igihe cyose ufite ubutumwa bwiza, Imana yaguhaye ubutumwa bwiza, nibaza yuko ahantu hose wabasha kubutambutsa kandi ahantu hose ukabasha kubuhageza mu izina rya Yesu. Rero bakundwa mwebwe mudukurikiye byo mu buryo bw'umwihariko, aho waba usengera hose, ngewe mu butumwa Imana yamaye bwo gutambutsa ku rwego rw'isi yose, ntabwo ari ubutumwa bwo kubika, nta nubwo ari ubutumwa bwo gupfundikiza igitebo. Kubera iki? Kubera ko ntabwo wacana itabaza, ntabwo wakongeza itabaza ngo uryubikeho inonga. Oya, ahubwo itabaza urishyira ku mugaragaro kugira ngo buri wese abashe kugira gute, abashe kwitegereza arebe. Niyo mpamvu nshatse kuvuga iki? Niyo mpamvu nshatse kuvuga ko umuntu wese ufite umugambi w'Imana ku buzima bwawe, nakugera imbere uzabona yashize ubwoba nk'intare, hari ikintu ari kubasha kubumburira umunwa kukubwira mu izina rya Yesu. Kandi umuntu uri kukubwira umugambi w'Imana ku buzima bwawe, nawe nuba uri umuntu uri maso, ntabwo uyu muntu azajya ava mu maso yawe utaramenya nimba koko ari umuntu ugize ute, ari umuntu wari ufite ubutumwa butari ubwo kumukoza isoni imbere y'Imana n'abantu. Ubwo niryo jambo ry'umunsi wari watugeneye. Niryo jambo nabwira abadukurikiye, nababwira ngo ubutumwa bwiza nibukoze isoni. Ariko reka tunasoreze aha hantu kubera yuko tugeze mu gihe kirimo kiraheruka ibindi bihe. Jesus, data kwishimire, dore witwa n'izina ryiza. Iri zina ntuzaryangirize. Buriya izina nabyo bisaba kuribungabunga. Aha usanga umuntu yitwa runaka ariko wabishyira ku munzane w'ibintu yirirwamo ugasanga nta hantu bihuriye. Ibi bintu ntabwo biba ari sawa. Iri jambo riboneka mu Byahishuwe ibice 22 umurongo waho wa 12. Reka mbabwire ngo tugeze mu bihe biheruka ibindi bihe, tugeze mu gisekuru cya 7, tugeze mu gisekuru cyaho dushobora kwirirwa mu isi nituyiraremo, kuko Yesu Kristo iki nicyo gisekuru agomba kugarukiramo, nta kindi. Abapfuye bakazuka, benshi bakazukirwa gukorwa n'isoni, bamwe muri bo bakazukirwa kwishima ibihe by'ubuziraherezo. Rero iki nicyo gisekuru cya nyuma bakundwa mu Mwami. Iri jambo rivuze iki rero? Iri jambo rigendanye n'ibyo nari ndimo mbabwira ngo tugeze mu gisekuru cya nyuma. Kandi 22 haravuze ngo ku murongo wa 12 mu Byahishuwe haravuze ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze.
ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Mwakire neza ijambo riturutse ku Uwiteka Imana. Imana iravuze ngo iraza vuba. Ese mukundwa, iragusanga hehe? Urumva uyu munsi wa none ije mu mwanya nimugoroba wayibwira ngo nguhaye ikaze na karibu. Ese uri kubona iyi Mana y'amahoro iraza kugusanga hehe mukundwa? Wisuzume wowe ku rwawe ruhande. Ndibaza neza yuko nawe wisuzumye wahita umenya ngo iyi Mana impamagaye navuga ngo karame, cyangwa se nakumva ko ndi uwo guhonga mu maso, nago byarangira bigenze neza. Bishatse kuvuga iki rero? Murushirizeho kwera ndetse no kwezwa, kuko umuntu wese utejejwe atazabona mu maso h'Umwami Imana. Murushirizeho gushakisha mu maso h'Uwiteka Imana, bigishoboka kabonwa, kubera yuko igihe kiradusatiriye bakundwa. Igihe kiratwegereye kuruta ikindi gihe cyose twaba twarizereye twebwe. Haleluya! Oh yewe Yesu, Imana ije guhemba no guhana. Kandi Imana ije kugira gute? Imana ije guhemba no guhana bakundwa. Kandi buri umwe wese ku rwe ruhande, Imana ije kumuhembera ibikwiriye n'ibyo yakoze, hatabuzeho na kimwe. Izina ry'Uwiteka Imana ryubahwe, kandi izina ry'Uwiteka Imana rishyirwe hejuru. Icyubahiro kirushirizeho kuboneka ari icy'Uwiteka Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda. Icyubahiro kirushirizeho kuboneka ari icy'Uwiteka Imana kuri uyu mugabane turiho w'Afurika. Icyubahiro kirushirizeho kuboneka ari icy'Uwiteka Imana ku migabane 5 igize isi, kuko Imana yarirahiriye iravuga ngo icyubahiro cyayo ntabwo izagihundi, kandi ntabwo izatuma n'izina ryayo ritukwa. Ntabwo bishoboka, nta nubwo ishobora kubyemera. Rero izina ry'Uwiteka Imana rirushirizeho kubahwa ndetse no gushyirwa hejuru, kuko Imana yihagije, kuko Imana igize ite, kuko Imana ishobora byose. Kandi rero turimo dusoza n'ubundi, sinzi nimba Jesus nomero y'umuntu wakoze ikiganiro mujya muyishyira ku kiganiro kugira ngo abashe kuba yatambutsa ibindi biganiro se, cyangwa kuba yagirana ubumwe n'abakurikirana ibiganiro kugira ngo bagire ibyo batubaza, cyangwa se nimba nayivuga mu buryo busanzwe bakazayikurikirana ku kiganiro. Wayivuga nta kibazo ko none tuzayishyiraho. Okay. Nomero ni 078 61 87 86 4. Reka tuyisubiremo: 078 61 87 86 4. Rero ibirenze ibyo ngibyo bakundwa mu Mwami, mwebwe mudukurikiye muri ku migabane 5 igize isi, namwe muri iki gihugu, reka mvuge ngo data bishimire. Kandi umugisha Imana itanga mu byo mukora byose, wa mugisha Imana itongeraho umubabaro, urushirizeho kuboneka ku buzima bwanyu mwebwe mwese mudukurikiye. Reka mvuge ngo Imana ihaze kwifuza kwanyu mu byiza atari mu bibi. Imana y'amahoro ibaha umugisha rwose bakundwa mu Mwami. Urakoze cyane.